Imana yatoranyije ko tuganira uyu munsi ijambo ryayo, umukuru w'itorero Maniho Jean Claude. Tugiye kuganira amagambo akomeye kandi y'ingenzi avuga ngo, nahaye umutwe uvuga ngo ari utanga amafi n'amafi urahitamo iki? Ari utanga amafi ari n'amafi urahitamo iki? Kadusenge Imana. Mana nziza, Mana idukunda, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugiye kubumbura ibyanditswe byawe byera, turakuraritse muzubane natwe muri uyu mwanya. Udusobanurire ku rwego wifuza ko dusobanukirwaho n'ijambo ryawe wandikishije, ribashe gucengera imitima yacu kandi twemere guhindurwa naryo mu izina rya Yesu. Ari utanga amafi n'amafi urahitamo iki? Mu gihe tugiye kuganira aya magambo, ubitekerezeho kugira ngo nituza gusoza ube wamaze kubona igisubizo cy'icyo kibazo, niba urahitamo utanga amafi cyangwa niba uri buhitemo iki? Amafi. Imana dushoboze kumvira ijwi ryayo. Tugiye guhurira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya 5. Turi buze guhera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 11. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice cya 5 ku murongo wa mbere tubageza ku wa 11. Kadusome. Ari umutwe w'amagambo uvuga ngo Yesu arobesha ifi zingana iki? Yesu arobesha ifi nyinshi. Yesu yahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bameze inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba gutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari hehe? Ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Gira imuhengeri ugeze mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro ryose dukora, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka tuzijugunye. Izina ry'Imana himbazwe. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda kugenza ute? Zenda gucika. Ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo, yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi databuja, kuko ndi umunyabyaha. Umurongo wa 9. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Ni Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Izina ry'Imana himbazwe. Ku murongo wa 11 hano ariho babisomeye, bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose bagenza bate? Baramukurikira. Aya ni amagambo akomeye cyane, arimo icyigisho gikomeye cyane. Turi kwiga umutwe uvuga ngo ari utanga amafi ari n'amafi urahitamo iki? Aba bavandimwe, yaba Simoni Petero ndetse na mbere ya bene se baba bari kumwe, yaba Yakobo na Yohana mwene se baba bari kumwe, bamaze gufata ari amafi,
bamaze kugeza ubwato bwabo ku nkombe, basiga ibingana iki? Basiga byose, bagenza bate? Baramukurikira. Aya mafi ntabwo bayataha. Abafite igitabo wifuzwa ibihe byose, abafite ingeri yo muri 2018, iki gitekerezo baza kugisanga ku ipaji y'181 kugeza ku 186. Aba bavandimwe y'aba Simoni Petero na Andereya mwene se ndetse na Yakobo na Yohana mwene se, bose bari barahisemo gukurikira Yesu. Ariko muri uko gukurikira Yesu ntabwo bari bararetse imyuga yabo bari basanzwe bakora. Bakurikiraga Yesu, bakajyana nawe aho yigisha abwiriza, ariko imyuga yabo bari basanzwe bakora ntabwo bari barayiretse. Niyo mpamvu muri uyu mwanya bari bagiye hehe? Kuroba. Yesu yaje kubasanga avuye aho yari yagiye kubwiriza, ajya ku nyanja ashaka kugira ngo abone aho aruhuka, kuko yari yahoze mu mbaga nyinshi, kugira ngo abone akanya ko kuruhuka. Ya mbaga nyinshi y'abantu yari yahoze ari kumwe nayo, kugira ngo arebe ko yatora agatege. Mu kujya ku nyanja ya Galileya asanga Simoni Petero na Yakobo na Yohana ndetse na Andereya bari kugenza bate? Bari aho ngaho bakesheje ijoro, bari kugenza bate? Baroba. Nyuma y'uko bakesheje ijoro ryose baroba ariko nta kintu bafashe, bari mu majune, barimo bibaza byinshi. Nuko kwibaza byinshi banibazaga kuri Yohana Umubatiza, wari integuza ya Yesu, wari warabwirije ibya Yesu ko uzaza atabasha no gupfundura udushumi tw'inkweto ze. Ariko kuri iki gihe Yohana Umubatiza yari yamaze gushyirwa mu nzu y'imbohe. Barimo bibaza, mbese amaherezo yacu ni ayahe? Niba wabwirije ibya Yesu, niba integuza ya Yesu, uyu mwami turimo dukurikira uyu munsi yaramuhamije akamwamamaza akamamaza ibye, niba ahembwa kujya mu nzu y'imbohe? Batangira kwibaza ku maherezo y'abakurikira Yesu, batangira kwibaza ku iherezo ryabo nabo. Ibyo kandi bakabijyanira no kwibaza ku buryo umurimo wa Yesu, umurimo wo kubwiriza ubutumwa bafatanyagamo na Yesu, wari uri mu kaga, ubavuna, ubarusha cyane. Ndetse ibyo bakatuma bibazana cyane ku kuba Yesu yararwanyaga cyane n'abatambyi ndetse n'abigisha amategeko. Bakibaza muri uwo munaniro, muri iyo mvune yose babana na Yesu, Yesu yangwa n'abatambyi ndetse n'abigisha amategeko, abakabaye bamuzi kurusha abandi, ariko bakabagenza bate? Bamurwanya. Ndetse bakabona n'ibihembo by'abamukurikiye, abavuze ibya Yesu nk'umwami, nabo bari guhembwa kujya hehe? Mu nzu y'imbohe. Batangira kwibaza ibyabo, batangira kwibaza ukuntu bakesheye n'ijoro ryose mu gihe ntacyo bageze bate? Bafashe. Reka mbabwira ko uku kuza kuroba babikoraga mu mwanya kugira ngo baruhuke, relaxinge, baruhuke ya miruho bagize bari kumwe na Yesu mu murimo wabavunaga, bakaza gukora nka relax kugira ngo bajye gusubira mu myuga yabo bageze bate? Bakora. Ibyo rero ibyo Yesu yabasanzemo, nawe aje kuruhuka asanga bari mu y'amajune bibaza ukuba baje guhaha ariko ntibageze bate? Ntabone icyo batahana. Ibaza uri umupapa wagiye guhaha, wazindutse kare ujya guhaha, wari uzi ngo hari icyo itahanira abana n'umugore, ariko ugakesha umunsi wose ukabura icyo ugenza ute? Hari abapapa bamwe batinya gutaha kare kubera ko ntacyo batahanye, batinda rwinjiranamo iki. Nta barobyi bibazaga mbese ko twakesha ijoro, abacu bose n'abana bazi ko twagiye guhaha tukaba twakesha ijoro, turasubira tubabwire ngo iki? Yesu abasanga muri ako gahinda. Yesu abasanga bari kumesa inshundura zabo kuko bari bazikoresheje ariko ntacyo byatanze. Petero abasanga aho ngaho maze yinjira mu bwato bw'umwe muri bo ari we Simoni Petero. Iri joro ryose bari barikesheje ndetse bari bakoresheje n'imbaraga nyinshi, ariko nta kintu na kimwe bagenze bate? Bari bafashe.
Reka mbibutse ko impamvu bazaga kuroba nijoro, abantu barobesha inshundura, ijoro cyari cyo gihe cyiza cyo kurobesha inshundura ukabona iki? Amafi. Ku buryo iyo bwabaga bukeye icyizere cyahitaga kirenza gite? Kiyoyoka, kuko nijoro aribwo amafi yabashaka kugenza ate? Gufatwa. Maze Yesu abasanga aho ngaho, hanyuma yinjira mu bwato bw'umwe muri bo, imbaga y'abantu yongera kuzura aho ngaho ije kumva ijambo ry'Imana nk'uko twamaze kubisoma. Saba Simoni Petero gucuraho ubwato gato kabwigiza imbere, maze Yesu atangira kubwiriza ubutumwa bwiza ahagaze ku ruhimbi, aribwo bwato bwande bwa Simoni Petero. Abwiriza abantu barafashwa, ari mu hehe? Ari mu bwato. Ariko Yesu amaze kubwiriza, imbaga yari imuteze amatwi ari imbere ye, asaba Petero ko yigira imbere ho gato imuhengeri, maze akajugunya iki? Urushundura. Simoni Petero nk'inararibonye mu kuroba yibutsa Yesu tekinike zo kuroba, ko baroba ryari? Baroba nijoro. Maze aramubwira ati, mwigisha, twakesheje ijoro ryose tugenze ute? Turoba, ariko nta kintu twagenje dute? Nta kintu twafashe. Bakesheje ijoro ryose baroba, kandi ijoro cyari igihe cyiza cyo kuroba, ariko nta kintu bagenze bate? Nta kintu bafashe. Ibi Simoni Petero yarabimwibukije, ariko kugira ngo ahari ashobora kuba yibagiwe ko bageze ku manywa, akaba yibwira ko bashobora gufata andi mafi, maze arabimwibutsa. Arabimwibutsa ko bakesheje ijoro ryose ariko nta kintu bagenze bate? Bafashe. Maze Simoni Petero kubw'urukundo yakundaga umwigisha we no kubwo kumwubaha, avuga ati, ariko kubwo ubivuze reka tugenze dute? Reka mbikore. Niho yavuze reka mbikore, nawe ugenze ute? Wirebere, kuko ntazo uri bugenze ute? Ntazo uri bufate. Mu gitabo Wifuzwa ibihe byose ku paje 143 niho banditse aya magambo, baravuga ngo, ihereye ku 142, ijoro cyari igihe cyiza cyo kurobesha inshundura mu mazi akeye yo mu kiyaga. Nyuma yo gukesha ijoro ryose ntacyo bagezeho. Byasaga nkaho kujugunya inshundura mu mazi ku manywa ari ukwigiza nkana. Ari ukwigiza iki? Ari ukwigiza nkana, kuko nta cyizere cyari gihari yuko bajugunya inshundura mu mazi ku manywa maze bagafata iki? Bagafata amafi. Byasaga nko kwigiza nkana. Ariko Petero avuga ngo, kuko ubivuze reka tugeze dute? Reka tubikore. Bajugunye inshundura, bafata amafi make, bafata amafi menshi cyane. Ndetse bamaze gufata amafi menshi cyane, bakuriye bumva ifi ni nyinshi cyane, bakuriye inshundura bumva amafi arimo ni menshi cyane, batabaza abandi barobyi bari ku ruhande, aribo Yakobo na Yohana mwene se, ngo baze babatabare babakuruze izo nshundura kugira ngo zitagenza zite? Zidacika, kubera amafi menshi yaragenze ate? Yari arimo. Umubwirizabutumwa ararendeza asomera isomo, niwe wavuze ngo ni ubwa mbere yari abonye umuntu wungutse akagenza ate? Agatabaza. Baravuze ngo muze mudutabare. Batabaza kubw'inyungu nyinshi bagenza bate? Bafashe. Barenza baravuga ati, ni ubwa mbere nabonye abantu bungutse bakagenza bate? Bagatabaza. Mbese iyo wungutse nawe watabaza nka bariya? Cyangwa wamekinga ashobora ko ntawe ubimenya? Bo bamaze bo bagenza bate? Baratabaye. Aha hari isomo rikomeye cyane. Reba ukuntu ibyaremwe byose byumviwe ijwi rya Yesu, ko Yesu ari wari uvuze ngo bajugunye inshundura. Amafi yose yumvise iryo jwi rivuzwe n'Umukiza, yose yumva iryo jwi ko agomba kujya hehe? Mu rushundura. Maze amafi yose atebuka cyane yumva iryo jwi rya Yesu, maze yihutira kujya hehe? Mu rushundura, aho Yesu ayahamagariye kugenza ute? Kujya.
amafi yitaba ijwi rya Yesu maze yikusanyiriza hehe? Mu nshundura, kuko umwami w'ijuru n'isi, umuremyi wabo yarageze ati, yaratanze itegeko ko zigomba kujya hehe? Mu rushundura. Wumve revo ibindi biremwa byumvira ijwi ry'Uwiteka. Wumve revo ibindi biremwa byumva ijwi rya Kristo bikemera gukora icyo agenza ategetse. Mbese Yesu yagize icyo akubwira, nawe ucyumvira nk'uko aya mafi yumviye ijwi ry'Umukiza? Mbese iyo usomye ibyanditswe byera bikagira icyo bikubwira kureka, bikagira n'icyo bikubwira gukora, uba nk'aya mafi ukumvira iryo jwi? Wibuke ko wowe waremwe mu buryo bw'igitangaza butandukanye n'ubwo amafi yaremwe, kuko amafi yamukuremwa kwayo Imana yaravuze biraba, itegeko bigenza bite? Birakomera. Ariko yumvise ijwi ry'Umukiza ategetse ngo mujye mu rushundura, amafi yose ahirimbanira kujya hehe? Mu nshundura. Mbese ijambo ry'Imana iyo rivuzwe, natwe twitabira ijwi ryayo, twitabira ijwi rya Yesu, twitabira ijwi ry'Imana, tugakora icyo Imana ivuze. Ubitekerezeho, nanjye mbitekerezeho. Mbibutse ko turi kwiga amagambo avuga ngo ari utanga amafi, ari n'amafi, urahitamo iki? Reka twumvire ijwi ry'Imana riturarika, kugira ngo mu gihe rivuzwe, mu gihe hari umuburo duhawe, Imana itubwiye ngo kora iki, none ikubwiye ngo gana aha, ujye uryumvira. Iri ni isomo rikomeye dukura kuri aya mafi, uburyo yumviye ijwi ry'Umuremyi. Wibuke ko ababo bari barobye mu gihe cyiza cyo kuroba, ariko nta kintu bari bagenzi bate bari bafashe. Igitangaje ni uko nyuma yo kubona amafi menshi, Petero we ntabwo yari agitekereza kuri ayo mafi. Niyo mpamvu mu gihe bagenzi be bandi barimo bashishikajwe n'umurimo wo gukura amafi mu nshundura bari bafashe, bayakusanyiriza hamwe kugira ngo bayatahane, Petero we yikubise ku birenge by'Umukiza aravuga ati, vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Vaho ndi kuko ndi iki? Ndi umunyabyaha. Kubera iki? Kubera ko kamere ya muntu irangwa n'intege nkeya, irangwa n'ubunyacyaha, yari ihuye n'iy'Imana, bituma Petero yiyumvaho kudatungana kwe, yiyumvamo umunyabyaha bwe, maze aravuga ngo vaho ndi kuko ndi iki? Ndi umunyabyaha. Uku niko bigendekera umunyabyaha wese usanze Yesu aramurondora, akimenyaho ububi bwe bwose akabwimenyaho. Mbese wasanze Yesu kugira ngo nawe akurondore, wimenyeho ububi bwawe, wimenyeho ubunyacyaha bwawe. Nitureba Yesaya ahamagarwa amaze guhura n'Umukiza, yavuze ngo ndi umunyaminwa yanduye kandi ntuye hagati y'abanyaminwa igenze ite? Yanduye. Iyo uhuye n'Imana, uhuye n'Umuremyi, wimenyaho ubunyacyaha bwawe bwose. Ariko icyiza dusanga kuri Petero, nubwo yari amaze kubona ko ari umunyabyaha, amaze kumenyaho ubunyacyaha bwe, nubwo yabwiye Yesu ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha, nyamara yagundiriye ibirenge bya Yesu, izina ry'Imana habwa icyubahiro. Ntabwo koko yavuze ngo vaho ndi ngo agende muhunge, ahubwo yagundiriye ibirenge bye. Ku ipaji 183 y'iki gitabo, wifuza ibihe byose, baranditse amagambo akomeye, baravuga bati, amagambo nakunze cyane, baranditse ngo Petero yaratatse ati, Nyagasani igireyo kuko ndi umunyabyaha. Nyamara agundira ibirenge bya Yesu, yiyumvamo ko atagomba kumuvaho, izina ry'Imana rihimbazwe. Ntabwo yavuze ngo vaho ndi kugira ngo maze bya Yesu bagenda, ahubwo yagundira ibirenge bya Yesu kugira ngo agenze ate? Atamuvaho. Iki ni icyigisho gikomeye cyane.
ntabwo tugomba guhunga Yesu mu gihe tumaze kumenya aho ubunyabyaha bwacu, ahubwo nyuma yo kumenya ubunyabyaha bwacu ko turi abanyabyaha, ntabwo kumusanga, ntabwo turarikirwa kumuhunga, ahubwo icyo turarikirwa ni ukumugumaho, tukomatana nawe, kugira ngo kubera ko tumaze kumenya ubunyabyaha bwacu, tukamenya ubunyantege nke bwacu, kugira ngo asigara agenza ate, atuboneze. Kuko numuhunga ntabwo uzashobora kwiboneza wowe ubwawe, ahubwo urarikirwa kugundira ibirenge bya Yesu, kuko Petero yagundira ibirenge bya Yesu kugira ngo agenze ate, amuboneze. Natwe igihe tumaze kurondorwa n'ijambo ry'Imana, turasabwa kuguma muri ryo, rikakomeza rikaturondora, maze Mwuka Muziranenge akaduhindura, tugashaka tukabona gutunganyijwe n'ijambo ryayo. Ibyo mbasabira nanjye, reka tuze guhunga Yesu, uko tumugundire, maze uko tubonaho icyaha tugende twezwa na Kristo, kuko niwe ushobora kutweza, kuko bwacu nta twashobora kwiyeza. Tugana ku musozo, ndifuza gusoma amagambo ari ku ipaji 184 muri iki gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose. Petero bamaze n'abavandimwe be, n'umuvandimwe we Andereya, Yakobo n'umuvandimwe we Yohana, bose bamaze gufata ari amafi, basize byose bagenza bati baramukurikira. Mbese urahitamo utanga amafi cyangwa urahitamo amafi? Akenshi na kenshi twewe tujya dukora ikinyuranye n'icyo ngicyo. Imana yamara kuturonkesha ikiza hituvanye, ikiza naho itugejeje, ahubwo bikaba intandaro yo guhunga Kristo, ahubwo tukamuvaho tugakurikira ya migisha Imana yaduhaye, tukava ku waduhaye imigisha. Bibaho cyangwa si bibaho? Muzabirebe, abenshi iyo bamaze kugira urwego rubageraho mu by'ubu buzima, nibwo batangira kujora ijambo ry'Imana, bagatangira kubona ko ibyo bari barizeye kera mu gihe cyashize bari baribeshye, ahubwo ko aribwo babonye umucyo mushya wo kubivamo, bakabona ko bari baribeshye, kubera ko akantu kagenze gati kabonetse. Nimureba ku kwaduka kwatumumenye, kwadukanwe n'abantu bari bitwa kariki intiti, ko basobanukiwe n'ibyanditswe byera cyane, ndetse biyumvagamo ko bafite iyo gusobanukirwa no kumenya iby'Imana ku rugero rusumbye ubw'abaki, urw'abandi. Mbese kuba warabonye akazi, kuba ufite icyo ukora, kuba mu bucuruzi bwawe wunguka, ubona imigisha itandukanye, byakabaye intandaro yo kuva kuri Kristo. Ababo bamaze kuroba amafi menshi, bagenze ati basize byose, bagenza bati bakurikira utanga amafi aho gukurikira amafi. Ariko turaba tumaze kugira aho Imana itugeza, bwa bukire cya cyubahiro Imana yadutije tukakirutisha uwakiduhaye, imigisha Imana yaduhaye tukayirutisha uwayiduhaye, maze twabwirwa kugarura n'ibyayo tukazunguza intugu. Rimwe na rimwe bijya bibaho ku bana, wamara kumuhereza biswi cyangwa umuneke cyangwa icyo ari cyo cyose, maze wamusaba uti wampa, akagira gutya, cyangwa agahisha hehe, agahisha inyuma, tugatangira kwima uwagenze ati uwaduhaye. Mbese abyisubije, umugani wa pasiteri, hari urubanza ku kagari, wajya kurega? Yobuka Imana yaramuhaye imigisha myinshi, igihe Imana yemereye Satani gukora ku byo yaratunze byose n'imigisha Imana yaramuhaye yose, Yobu yagiye kuburana, yagiye gutanga ikirego. Ntabwo imigisha Imana yaduhaye yakabaye intandaro yo gutuma tuva ku Mana, ahubwo twakabaye tubona ari imigisha Imana iduhaye kugira ngo tugire icyo dukora mu murimo wayo, tuwuteze imbere, n'abandi bataramenya Imana babashe kugenza bati babashe kuyimenya. Ababo basize byose. Ntabwo kuba ufite impano iri ku rwego rwo hejuru, aya magambo nayasomye mu gitondo,
muri iki gitabo cy'ubushize ibihe byose baravuze ngo uko Imana wagira ubwenge bwose bwa kimuntu mu gihe ushatse kubukoresha mu nyungu zawe bwite, impano yawe uko irushaho gukomera ngo ni ko irushaho kukuzanira iki? Umuvumo. Bijya bibaho waba uri umuririmbyi ukumva kudahari korari itaririmba, ariko uko iyo mpano yawe irushaho gukomera mu gihe ushatse kuyikoresha mu nyungu zawe bwite, mu kwihimbaza wowe ubwawe, iyo mpano uko irushaho gukomera niko irushaho kukubera iki? Umuvumo. Ntabwo impano zose waba ufite zose, uko waba wararonkeshejwe mu by'ubu buzima byose, ntabwo byakabaye intandaro yo kuduhungisha Imana. Reka twemere Mwuka Muziranenge adufashe dukunde uwaduhaye, tumurutishe ibyo yagize ate, ibyo yaduhaye. Muri iki gitabo kuri paje 184 nabwo nifuza ko dusorezaho. Muri iryo joro ribabaje bamaze bari ku kiyaga batari kumwe na Yesu, batari kumwe na Yesu, rya joro ryose bamaze baroba bari bonyine, Yesu atarabajoyininga, Yesu atarabana nabo. Kuri iryo joro ryose bamaze bari ku kiyaga batari kumwe na Yesu, abo bigishwa babujijwe amahwemo cyane no kubura kwizera, kandi bacogozwa no kuvunikira ubusa kubera ko batari kumwe nande, batari kumwe na Yesu. Ariko kuba hamwe nabo kwe byabateye kwizera, kandi bibazanamo umunezero no gutsinda izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo rero natwe ni uko iyo tutari kumwe na Yesu, ibyo dukora ntibigira icyo bigeraho, kandi gushidikanya no kwijujuta biratworohera. Natwe tutari kumwe na Yesu, ibyo dukora byose ntacyo tugeze ute, ntacyo tugeraho. Reka mu migisha Imana yaduhaye tuyibanemo na Yesu, nibwo bizatugirira akamaro, kuko igihe tutari kumwe na Yesu ntacyo byageza bite, ntabyo byatumarira. Ariko iyo turi hafi maze tugakora tuyobowe nawe, dushimishwa n'ibihamya biduhamiriza imbaraga ze. Umurimo wa Satani ni wo guca umuntu intege, ariko umurimo wa Kristo ni wo kumutera kwizera no kumuremamo ibyiringiro. Icyigisho gikomeye aba bigishwa bakuye kuri icyo gitangaza ni icyacu natwe, ni uko nyiri ijambo ryashoboye gukusanyiriza amafi hamwe riyakuye mu nyanja, afite n'ubushobozi bwo gukabakaba imitima y'abantu no kubiyegereza akoresheje imirunga y'urukundo rwe, kugira ngo abamukorera bashobore kuba abarobyi b'abantu, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka ijambo ry'Imana ryakusanyije ari amafi, ikayakusanyiriza mu rushundura, ariko ijambo ry'Imana ikabakaba imitima yacu muri aya manywa, maze nimara gukabakaba imitima yacu twemere guhabwa imigisha n'Imana, kandi iyo migisha Imana iduhaye tuyirutisha Imana ubwayo. Magambo asoza ku ipaje 185 amagambo avuga ngo umuntu ukunda Kristo cyane azakora ibyiza byinshi. Azakora ibyiza bingana iki? Umuntu ukunda Kristo cyane azakora ibyiza byinshi. Nta rubibi ruriho mu kuba ingirakamaro ku muntu ushirinarije ku ruhande, maze akemera Mwuka Muziranenge agakorera mu mutima we, kandi akabaho imibereho yeguriwe Imana uko yakabaye yose, izina ry'Imana rihimbazwe. Nta rubibi dufite rwo gukora ibyiza byinshi mu gihe twaba urukundo rw'Imana ruri muri twe, twiyeguriye Imana n'umutima wacu wose. Niba ibyo dutunze natwe ubwacu bizakoreshwa mu buryo bwiza Imana ikunda kandi ikishimira. Reka nsabe buri wese kugira ngo yumvire ijambo ryayo ku murongo waryo, asobanukirwe ko kuba Imana iduha imigisha tutagomba kwiyirukisha uwayiduhaye, maze twese dukitemo gukunda uduha imigisha,
hitemo gukunda uwatanze ari amafi kurusha gukunda amafi tuyarutisha uwayaduhaye. Imana y'amahoro ikomeze kubana natwe kandi irusheho gusobanurira buri umwe wese muri twe iri jambo, maze asobanukirwe n'icyo Imana dushakaho, asobanukirwe ko nyiri imigisha aruta imigisha, maze twemere kumukorera, twemere kumurambaho, twemere kumvira ijwi rye nk'uko ari amafi yumviye ijwi ry'umukiza ayasabye kwikusanyiriza mu rushundura, ariko Mwuka w'Umuziranenge akabakaba imitima yacu, maze twegereze Kristo kandi twimenye aho ibyaha bwacu, tugundire Kristo kugira ngo atuboneze, atwezeho inenge yose. Niko gusenga kwanjye mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Oh